twiyumvire amakuru y'ibyamamare. Yesu we, amakuru y'ibyamamare nanone ubu tuyagezeho. Reka mubwire ko rero ubu tugiye kugaruka ku gitaramo The Ben yaraye akoreye muri Big Arena. Iki gitaramo kikaba cyatangaje abantu benshi. Bivuze kuvuga ko rero muri iki gitaramo The Ben yaje guhuriramo na Bruce Melody, aho baje kurangiza amakimbirane bari bafitanye. Bivuze kuvuga ko rero muri Uganda Eddy Kenzo atabyumva kimwe na Bobi Wine nyuma yuko amaze imyaka myinshi yinjiye muri politiki, ndetse akaba agenda avuga ko abahanzi ari abasabirizi. Ndakwibutsa ko rero wageze kuri iyi channel, wageze ku Byamamare News, urakaza neza mu muryango mugari w'Ibyamamare News. Niho honyine wakura amakuru yizewe y'ibyamamare. Amakuru tuguha ni amakuru tuba twakuye ku binyamakuru. Turabizi ko abantu benshi muba mufite akazi kenshi gatuma mudatambagira ibinyamakuru ngo musome inkuru mwishakira. Niyo mpamvu tuba twaguhitiyemo amakuru y'ibyamamare agiye atandukanye abacicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ndakwibutsa gukora subscribe niba utarayikora, ubundi tukajya tubana umunsi ku wundi. Amakuru y'ibyamamare ku Byamamare News ni urucabana. Ntibisanzwe rero ngende mwenyewe Egide. Reka twitangire rero igitaramo cya The Ben. Akaba ari umugabo witwa Mugisha Benjamin, ariko akaba aramumenye nka The Ben mu muziki. The Ben rero yamuritse album ya gatatu mu gitaramo yakoreye muri Big Arena. Ni igitaramo cyatangaje benshi muri mwaka wa 2025, cyitabiriwe n'ibihumbi by'abantu benshi. Reka nkubwire ko amatike y'ibihumbi 5 ndetse n'ay'ibihumbi 10 yashize hakiri kare. Ni igitaramo cyisangije kuba aricyo umuhanzi yamurikiyemo album ya gatatu. Ikigali kikagenda neza nyuma y'icyo yakoze mu myaka 15 ishize, ubwo yamurikaga album ye ya mbere yise Amahirwe ya mbere iciye indi neza. Kubera umuvundo ubajya kurenga iki gitaramo The Ben yakoze, yaba ameze nk'uwa wundi wabuze icyo anenga inka akavuga ko ifite igiciro kinini. Bumvikana ahangaha harimo no guseka ndetse bakanateja, kuko yaba mu myiteguro y'uyu muhanzi, uko abahanzi bakurikiranye ku rubyiniro, uko itangazamakuru ryahawe rugari n'ibindi byose bijyanye na protocole, biragoye kuba wabona icyo wajura. Igihe yakusanyije bimwe mu bihe by'ingenzi by'iki gitaramo bitazibagirana muri muzika nyarwanda, ubwo The Ben yamurikaga French Love. Inzigo ya The Ben na Bruce Melody yashinguwe muri 2024. Mu bihe bitandukanye The Ben na Bruce Melody bagiye bavugwaho kutumvikana, ndetse hanavuzwe ko batajya imbizi. Ibi byagiye bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, gusa no mu mwaka wa 2023 biza no kugaragazwa mu gitaramo The Ben yakoreye mu Burundi, bikavugwa ko hari abantu bashigikiye Bruce Melody bagiye kukica. Bruce Melody aheruka kuvuga ko nta bantu yagiye atuma ngo bamubugamire The Ben. Avuga ko n'abagiye babikora yitandukanyije nabo. Uyu muhanzi yanavuze ko yatangiye umwaka mushya n'ingamba nshya, ku buryo umwaka wa 2025 agomba kuwutangira nta muntu bafitanye ikibazo. Akaba yanaje guca impaka agaragara mu gitaramo cya The Ben. Tuff Gang itarimo Bulldog. Mu gitaramo cya The Ben hatumiyemo abahanzi batandukanye, ndetse na Tuff Gang bari muri bo abasore
batunguranye gusa baza ku rubyiniro ari batatu gusa. Ku rubyiniro hajeho Fireman, P-Fla na Green P baririmba indirimbo Kwicuma yamamaye cyane mu myaka yo hambere. Ubwo baririmbaga iyi ndirimbo herekanywe ifoto ya Jay Polly witabye Imana mu mwaka wa 2021. Gusa Bull Dogg utagaragaye muri iki gitaramo na bagenzi be yatumye bamwe bamwibazaho. Bull Dogg yakunze kumvikana mu itangazamakuru agaragaza ko atishimiye uburyo indirimbo yakoranye na The Ben mu myaka 3 ishize itigeze isohoka, ndetse bamwe bakeka ko ibyo ari byo yatumye ataza byatumye ataza mu gitaramo cye. Uyu muhanzi ntabwo aravuga icyatumye atitabira igitaramo cya The Ben, nubwo bitabujije benshi gukomeza kubyibazaho. Rema na Makula na Diamond ntibakandagiye mu gitaramo cya The Ben. Ese byagenze gute? The Ben ubwo yateguzaga iki gitaramo cye yise New Year Glove Concert, yamurikiyemo album nshya, yagiye yumvikana avuga ko abahanzi bakoranye nawe barimo abo hanze y'u Rwanda bazitabira. Gusa ku munota wa nyuma haje kwitabira Otile Brown wo muri Kenya. Abandi yari yateguje barimo Umunyatanzania Diamond Platnumz ndetse n'umugandekazi Rema na Makula ntabwo bahakandagiye. Diamond bivugwa ko hari ibyo yari yasabye The Ben, uyu muhanzi akanirwa kubyuzuza, bikaba ari byo byatumye atitabira igitaramo cya mugenzi we. The Ben yatanze rugari ku mpano nshya. Ese byagenze bite ngize impano azi rugari? Ese abo bantu bakizamuka mu Rwanda? Mu gitaramo cye rero The Ben yahaye urubyiniro abahanzi bashya barimo ya mpano, itsinda rya Jesha Shemi n'abandi benshi. Bitanga rugari ko bahanzi bakizamuka byakiriwe neza n'abakunzi b'umuziki, aho bamwe wasangaga bahamya ko ari bwo buryo bwiza bwo kubafasha kwiyubakamo icyizere. The Ben kuri urubyiniro rero reka mbabwire ko yanabyinnye ahamiriza. Ndizera ko kubera The Ben ahamiriza atari ibintu bisanzwe, byumvikane ko nyine ari agashebanye kuri urubyiniro. The Ben ubwo yateguzaga igitaramo cye yavuze ko abantu bazabonamo ibyo batigeze babona cyane, birimo guhuza gakondo n'umuziki ugezweho. Uyu muhanzi yabikoze ku rubyiniro ubwo yaririmbaga indirimbo yise Naremeye. Iyi ndirimbo ubwo yayiririmbaga yafashijwe n'itorero Inyamibwa rimenyerewe mu guhamiriza no mu zindi mbyino gakondo. The Ben yatunguye benshi kandi nawe afatanya n'ababyinnyi b'iri torero nawe arahamiriza karahava. Noneho amafaranga yagizweho urubyiniro. Ese byagenze gute ngo aya mafaranga yagizwe? Birumvikana ko njye nawe dufite aya matsiko. Reka dukomeze turebe. Parfait Joshua yatanze asaga miliyoni 4 z'amanyarwanda. The Ben ubwo yaririmbaga Naremeye, abandi babyinnyi bagiye ku rubyiniro haje abasore batatu barimo umwe wari ufite agakapu k'umukara
abandi babiri bahise barambura igitambaro cy'icyatsi hasi, hahita haza parufe. Joshua wahise gutangira gukura inoti mu gakapu ayashyira kuri icyo gitambaro. The Ben yashimiye parufe Joshua avuga ko aya mafaranga arasubizwa abantu runaka abafasha. David Bayingana uzwi mu itangazamakuru ry'imikino n'imyidagaduro yahise aza arayatwara ajyana n'umusore wari ufite parufe. Joshua yaherukaga gukora igikorwa nk'iki mu bukwe bwa The Ben bwabaye mu mpera za 2023. The Ben yaba agiye gukizwa. Twiyumvire amakuru y'ibyamamare.